umwaka mushya cyangwa umutwe mushya. Birashoboka yuko utahinduye uko utekereza. Kuri wowe uyu mwaka turimo dutangira uzaba umwaka usanzwe nk'indi yose yatambutse. Nta kintu gishyashya uzahungukiramo, uzasanga ari copy paste y'umwaka ushize. Uyu mwaka mushya ukwiye kutawuhindura kuri kalendariye gusa, ahubwo bibaye byiza bikakubera umugisha, wawuhindura mu mutwe wawe. Mu mutwe niho hambere. Benshi muri twe twinjiye mu mwaka mushya twishimye cyane. Itariki yahindutse, nibyo kalendariye yavuguruwe, amarangi ku mazu yacu, mu mihanda hose harabengerana, ibishashi impande zose, hari n'ibyarashwe bimwe bita fireworks mu ndimi z'amahanga. Mbese muri rusange ibintu byahindutse noferi. Muri make akamwenyumwenyu ni kose. Ariko wenda reka nkubaze ikibazo kimwe gusa. Ese ko umwaka wahindutse mushya n'umutwe wawe wahindutse mushya? Impamvu ngomba kukubaza iki kibazo ni uko ukuri k'ubuzima ari uko umwaka mushya utangirana n'umutwe mushya. Iri hame ukwiye kuba uryumva: umwaka mushya, umutwe mushya. Iyo umwaka mushya udatangiranye n'umutwe mushya cyangwa ngo utangirire umutwe mushya, uba ari umwaka wa kera, yenda wongerewe izina cyangwa uhinduriwe izina, ariko burya ubwo ari copy paste y'umwaka utambutse. Muri iki kiganiro ndashaka ko dutekereza ku kintu gikomeye cyane, icyo guhindura umutwe wawe kugira ngo nibura uyu mwaka utazamera nk'uwa mbere utambutse. Ndabasuhuje cyane. Iyi ni Isaac Inspire TV, nkaba Isaac umwigisha w'umwuga, nkanabikorera kuri iyi channel yanyu mukunda cyane. Nanjye ndabakunda bakunzi bacu. Mwibuke gukora subscribe niba mutarayikora, dukomeze iki kiganiro kugera ku musozo wacyo. Kuki abantu benshi bananirwa kugera ku ntego bihaye buri mwaka? Buri mwaka umwaka utangira abantu benshi cyane bafata intego kandi nyinshi nziza. Imiryango iraterana igahiga, hari abandika muri agenda bagendana, abantu bamwe bashobora kwandika ku nkuta, abandi bashobora no kwandika ku bwonko bwabo biterwa n'amahitamo y'umuntu. Icyangombwa nuko buri wese agira intego. Biha intego buri mwaka iyo uri mutangira. Bati uyu mwaka wenda nziga umwuga, nzubaka inzu y'icyatwa mu kibanza cyanjye, nzatera imbere nkomeza heza, nzahinduka mu buryo bwiza bitewe n'icyo umuntu agambirira, nindeka inzoga n'itabi nabwo nzaba nteye intambwe nziza ku bwanjye. Nibyo buri ntambwe yose nziza ni iterambere ry'umuntu ku giti cye, cyane ko burya umwana wese yica akanyoni bangana. Ikindi kandi burya ni nko kwitera igira ingana n'impuza yayo. Buri wese n'intego ye bitewe n'imbaraga ze. Nibyo nanjye ngenda uko imbaraga zanjye zingana. Reka dukomezanye ikiganiro. Ubundi bigenda bite ngo nyuma y'amezi atarenze 2 cyangwa 3 imigambi n'intego umuntu aba yarihaye kandi nziza byose bishire biyoyoke mu mutwe? Niba wenda yanywaga inzoga za yose mu mwaka watambutse, n'urugero, usange n'ubundi inyota yasumbye umushahara ahembwa. Ubusanzwe ibyo ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Hari ibintu by'i Rwanda, ariko ibi ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Impamvu nuko intego yihaye ntabwo ari mbi. Umuntu intego yihaye ntabwo ari mbi, ahubwo impamvu nuko umuntu ashaka guhindura ubuzima ariko ntashake guhindura imyumvire n'imyitwarire. Niho ubundi bigoranira. Ndashaka guhindura ubuzima ariko ntabwo nshaka guhindura imyumvire n'imyitwarire. Umuntu atekereza kimwe agakora kimwe, ariko agatekereza ibisubizo bitandukanye n'ibyo atekereza. Gusa uyu muntu njye mbona aba yibeshya mu buzima busanzwe. Yego, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ntitubizi se? Ni umugani nyarwanda. Socrate w'umugiriki ni umuhanga uzwi cyane mu mateka ya filozofi. Yavuze kuri filozofi y'imyitwarire, ibyo bita ethics, uburyo bwo kwigisha binyuze mu kubaza ibibazo byinshi cyane. Iyi nayo ni filozofi azwiho, iyo bita Socratic method. Yego, no mu kinyarwanda baravuga ngo ubutabaza ugasaza utamenya. Kwimenya n'ubwenge bw'umuntu, self knowledge and wisdom. Iyi nayo ni filozofi izwi kuri uyu mugabo bita Socrate. Socrate azwiho ibintu byinshi cyane kuko ni urugero rwiza rw'abahanga babayeho muri iyi si.
Sokarate yaravuze ati ubuzima butekerejweho neza nibwo bufite agaciro nyagaciro. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ubuzima butatekerejweho neza burya nta gaciro buba bufite. Ubuzima ntabwo gikwiye kuba ari ikintu cyiza ngo cyiture ku muntu cyangwa se cyiza nk'inzaduka, ahubwo ubuzima bw'umuntu yakwiye kuba abigiramo uruhare akabuha icyerekezo runaka. Sokarate yizeraga yuko ukuri kuboneka mu gutekereza no kwibaza, kuko yakundaga kuvuga ati nzi ko ntacyo nzi. Nzi ko ntacyo nzi. Umuntu w'umufilozofe w'umuhanga ku rwego ruzwi, ariko akavuga ngo nzi ko ntacyo nzi. Ni imvugo ye ubwe yivugiye. Ibi bigaragaza kwicisha bugufi mu bwenge. Nibyo cyane. Nawe nusanga umuntu yigize bamenya, adashaka kwakira ibitekerezo by'abandi, uyu muntu ushatse uzamutinye cyane. Azaba abarizwa mu muryango w'abantu bafunga imitwe. Niba utarahinduye imitekerereze kuri wowe, uyu mwaka ntuwutekereze nk'umwaka mushya kuri wowe, ahubwo nta gishya uzakuzanira. Uzaba ari copy paste rwose y'imyaka yatambutse. Mperutse kunyura ahantu nanyuze, mbona ubuyobozi bwari bwafashe umuntu wengaga inzoga bita igikwangari. Harimo asiribanga asaba imbabazi ngo badohore ntazasubira kuzenga ukundi. Bamwibutsa ko n'umwaka ushize yafatiwe mw'ayo mahano adakwiye, kuko ayo mahano nk'aya ngaya yangiza umuryango w'abantu. Bamutegeka guhita amena ako kanya. Nyamara umwitegereje uburyo yamenaga icyo gikwangari, yagaragazaga inyota arimo akimena hasi, ku buryo wabonaga iyo nyota ibasha kuzamurekura ngo areke kucenga. Umwaka mushya, umutwe mushya, kandi umutwe ufungutse neza. Umutwe ufunze niwo mwanzi wa mbere wa nyirawo. Hari abantu bafite akazi keza, bafite telefone nziza zirimo interineti inyaruka kurusha injangwe. Amahirwe menshi ari mu biganza byabo, ariko bagakomeza kuba inyuma cyane. Kuki? Kuko umutwe wabo urafunze. Umutwe ufunze uravuga uti ibi ntabwo bindeba, sinshobora kubikora, byagenewe abandi si ibyanjye. Umutwe ufunze wanga kwiga, kandi kwiga birajijura. Wanga ibishya biwegera, wanga guhinduka bitaryana. Uyu mwaka mushya ikibazo si amafaranga. Aravuga ati amafaranga yabaye ikibazo, ariko burya amafaranga ntabwo ari cyo kibazo, kuko amafaranga turayashaka, kandi amafaranga iyo ashatswe araboneka. Niyo abuze ukoresha ayo ufite, kubera yuko nta muntu utagira amafaranga. Amafaranga ni nk'amaraso, nta muntu utagira amafaranga. Ntibazakubikira kuko ubuzima ni amafaranga. Niba turiho mu mafaranga. Ikibazo si leta, ikibazo si amahirwe twabuze, ahubwo ikibazo ni iki? Ese umutwe wawe urafungutse? Witeguye kuzinga amaboko y'ishati ugashakisha? Cyangwa uzasokoza ubwanwa witere puderi uhekenye ubuzima, nk'uko dukunze kubivuga ngo ni ukurya ubuzima? Nyamara ubuzima ntabwo turya ubuzima, ahubwo ubuzima ni impano tugomba kubyaza umusaruro, kandi mu buryo bwiza. AI ni isi nshya, amahirwe cyangwa akaga. Turi mu isi nshya y'ikoranabuhanga, isi ya AI. Ikoranabuhanga rigezweho, ubumenyi bwihuta cyane, umuvuduko uri hejuru cyane, bose birihuta. AI si ikibazo. Ikibazo ni umuntu utekereza nka kera, akanabona isi nshya, akanakora mu isi nshya y'ikoranabuhanga rigezweho, ariko agashaka gukora nk'uko kera yakoraga. Ibintu birimo birahinduka. Uyu mwaka uzaba uw'abantu biga vuba, uzaba uw'abantu biyungura ubumenyi, uzaba uw'abantu bemera yuko batazi byose, nka Sokarate wavuga ngo wemezaga yuko ntacyo azi. Aka kantu ko ushatse bagaca bakarongo. Nibwira ko uzi byose, ushobora kuzasigara nk'ikote. Icyiza ni uko wakwemera kuko ntacyo uzi, ariko ugakomeza ukiga. Kandi ntacyo bitwaye, kuko nta muntu umenya byose. Twese tubaho twiga. Ushobora kuvuga uti AI izantwara akazi. Ikibazo ntabwo ari AI, si ubuke bw'akazi gahari. Akazi ni kenshi karaganje hirya no hino. Erega burya n'uturimo tw'amaboko ni akazi. Twese ntabwo twaremewe kwicara mu ntebe zizengurutse. Wibuke nta kazi k'umunyagara kabaho, kandi ukora mu kwe ntasigana. Ikibazo ni imitekerereze yawe. Ntuhindure intego gusa, ahubwo hindura imyitwarire yawe. Imyitwarire ni ikintu gikomeye, kandi imyitwarire ibasha kuba urufunguzo rufungura amahirwe yose ahantu hatandukanye. Intego ni nziza, ariko imyitwarire
niyo ifasha umuntu kugera ku ntego yihaye. Ntukavuga uti nziga amasaha 10 buri munsi, oya, ahubwo nibura ukavuga uti nziga wenda iminota 30 buri munsi. Ntakwiye kuvuga uti nzahinduka umuntu mushya icyarimwe umuntu ahita ahinduka mushya, ahubwo nibura ukavuga uti nzahindura ikintu kimwe buri munsi. Birashoboka. Iyi mpinduka nini burya ituruka ku byemezo bito bito dufata mu buzima bwa buri munsi. Gusa umuntu akabifata adakebakeba ariko agamije kurasa intego. Icyemezo kimwe cyaguhindura uyu mwaka mushya, kandi ndagusaba ikintu kimwe gusa. Fata icyemezo cyo kutazaba umuntu umwe n'uwo wari uri imbere, cyane cyane igihe nawe ubwawe wabonaga ko hari ibyo wahindura mu mikorere yawe. Nyamara umuntu burya ariyegereye cyane ntiyimenya, ariko bibaye byiza abasha kuva ku k'ejo. Tekereza cyane, wige neza, wiyungure ubumenyi bushyashya. Uyu mwaka ntuzawuhindure nko kwifuza gusa ngo birangirane no kwifuza umuntu abe mu byifuzo bidashira, ahubwo nibura uzawuhindure mu myumvire no mu myitwarire myiza, kandi birashoboka. Gambirira neza. Ushobora kuba hari ikintu wenda ukuye muri iyi video cyangwa muri iki kiganiro, ukwiye kutayireba gusa, nibura ngo ugende witambukire bucece. Abantu batambuka bucece akareba agacaho. Gira akantu gatoya nibura wakora da. Ubasha gukora subscribe kuri iyi channel bita Isaac Inspire TV. Ubasha gukora like niba wifuza umutwe ufunguye. Hari abantu bafunze umutwe bavuga ati sinzabikora, sinzakandaho, kandi ni ibintu bisanzwe, biri simple kandi ntacyo bigutwaye. Ubasha kwandika comment nawe ukambwira nicyo ugiye guhindura mu myumvire yawe uyu mwaka. Ese kirahari cyangwa ntacyo? Uraguma ube wa wundi niba uri meze neza sava. Niba hari icyo wahindura kandi cyiza, ni intambwe nziza, kandi gutera intambwe ijya mbere nabwo ni ubutwari. Wiga gutekereza byimbitse, kuko uburyo ubumenyi bwiza bufatika buhindura imyumvire. Mbifurije umwaka mushya muhire mwese. Mwakoze cyane bakunzi bacu.